bikwiye gute? Ndabyifuza kubimubaza, ngiye ndifuza kubimumbariza. Ugira umuntu ugukunda? Ba protokole beza, mugira abantu babakunda? Bakozi b'Imana bagenzi banjye, mugira abantu babakunda? Bantu mudukurikiranye muri online cyangwa muri hirya no hino ku isi, yenda n'abazadukurikirana birashoboka, mugira abantu babakunda mukabibona? Ndashaka rero kubatangariza ko uyu muntu ugukunda nonaha, ugukunda n'ugukunda, uru rukundo bagukunda nirwo rwose rungana n'imbaraga zabo. Urukundo nkunda rungana n'imbaraga zanjye, urukundo nawe ukunda rungana n'imbaraga zawe, urukundo rw'ugukunda rungana n'imbaraga ze. Ariko hejuru y'abantu badukunda n'abo dukunda, hari ubaruta urukundo mu rwego rwo hejuru, kugeza ku rwego yatanga n'umubiri we kugira ngo ubeho. N'ubu rero nje kuvuga imbaraga z'urukundo. Nidushaka dupfe n'ubundi twari gupfa ntawe udukunze, ariko ndagira ngo mvuge urukundo rwa Yesu. Nushaka upfe, gupfa se ubundi bitwaye iki? Byishe ndi bundi gupfa. Gupfa bavuga ko ari inyungu, ahubwo kuba tutarapfa turi guhomba. Ariko icyo Bibiliya ivuga si urupfu rwa rundi mwumva, ahubwo hari ibintu Bibiliya ivuga turi bupfeho, hanyuma tugasigara dufite ubundi buzima bushyashya muri Kristo Yesu. Imbaraga z'urukundo. Kandi Bibiliya ikavuga ngo watanga ibintu bye byose. Uyu muntu iyo bandika izina rye ntabwo twari kubakira, ariko Yesu kuko ari umunyabwenge, n'abanditse bafite ubwenge, banze gushyiramo izina ry'umuntu, baravuga ngo akize umuntu. Nagira ngo rero mbahe ihumure rikomeye yuko ubakunda adashobora kuzikora mu nda n'umunsi wa rimwe, aracyakomeje akazi ko kugaragaza ibimenyetso by'urukundo. Kuko umuntu ukunda, nari ndimo mbibwira Prophet, umuntu ugukunda aragutekerereza. Ugukunda aragutekerereza. Niyo mpamvu muzabona mu ntege nkeya za benshi mu babakunda, atekereza akabona ukwiye indabo akabona yaziguhaye, atekereza akabona ukwiye inyama akabona yaziguze, atekereza akabona ntuheruka isombe akakubwira tuzagura isombe. Izo ni imbaraga zo kugutekerereza. Turashimira rero urukundo rw'Imana ko rwo ruradutekerereza kugeza ku rwego Imana itekereza ikavuga ngo byanze bikunze icyo barakagira akeneye ni iki ngiki, mwabyemera mutabyemera nzakimuha. Ndashima. Hari abantu bamfasha dushime? Jewe ndashima ko ankunda akanantekerereza, gatekereza, kajya avuga ngo barakajya imyaka umaze si cyo kibazo. Ntabwo imyaka tumaze ari cyo kibazo Imana ifite, kuko urukundo, uzi ko ukunda umuntu ukagira ngo mutandukanye nka saa tanu ugahita ugira ngo mumaze amezi 3 mutarabona. Naho ubwo byari byabaho muri wowe. Niyo mpamvu umuntu arera Imana nayo itinda kudusubiza, ibibona tukiri kumwe ako kanya, ibibona nyine aribwo dutandukanye, kubera urukundo rwinshi ifite. Ibibona nyine ibyo yagusezeranyije, ubona yabikubwiye nka mu gitondo, ibona nta minsi irashira. Nimukomere rero, udukunda aracyadutekerezaho kandi azabigenza neza. Urukundo, imbaraga z'urukundo. Maze iminsi nkora ubushakashatsi, yenda hari n'abicaye hano nabukoze, ndabukora no mu muryango, ndabukora no mu rugo, ndabukora no mu bana, ndanabukora mu batumishi dukora n'umurimo, ndanabukora mu migabane itandukanye, mu bashuti benshi batandukanye. Ejo bundi ho naranabukoze rwose. Mwese byababaho amakara yarashize mu rugo, bitanandikira umuntu amubwira ni 13,000 nigurira amakara, kandi si ideni sinzayagusubiza, kubera ko ndabizi ko dukunda. Nawe urambwira ati ndagukunda barakajya, ndavuga ni 13,000 nigurira amakara kandi sinzayagusubiza. Umwana mu rugo ahita ambwira ati ni 13,500 papa. Ni ntacyo 500 turabasigaramo, kubasigaramo 13 twabasigaramo 500.
segonda rirashira mpita mbona 14 mpita mwandikira ndavuga nti wagumana nawe ntiyazagira agahinda gakabije. Wagira agahinda ariko ntiwagira gakabije. Kuko hari abantu bavura stress rwose ukavuga ati uyu arakoze. Nibyo sibyo? Hari umuntu ugutungura ugahita uvuga ati merci beaucoup, merci. Hano haranditse ngo munega amatwi cyane, haravuze ngo hanyuma y'ibyo. Subu muri kunega amatwi, subu mwambabare mu kanyuma ndabahendahenze. Mbonye umutate mukuru, hano hicaye abantu bakuru, harimo abantu bize cyane kundusha, uretse ko genda nizashoboka najyaga kwipasa ibyo ntashoboye ndarengana. Hari ibintu ntazongera kwiruka, ibyo ntashoboye nzajya mbireka, ariko nanjye uko biri kose narize. Jewe ntaciye no mu ishuri iminsi irakwigisha ukamenya ubwenge. Narize rero rwose, ye narize ndabizi ko nize, kandi n'ubu ndacyari mu ishuri ariko mu ry'amahugurwa, apana y'amashuri, ni mu mahugurwa. Ariko nimusoma akajambo kanditse ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibyo ibiki? Profe ibiki? Hanyuma y'ibyo ibiki? Nimusome Bibiliya mwumve, muyisome, niba kanya ntago hari mu ndebe tubivugane. Apana bya bindi byo kubwira abantu tukirukanka ntacyo bumvise. Nimuntega amatwi, mfite akanya, mfite abahanuzi hariya barimo baratogota, mu kanya baraje babarurire turye. Buhanuzi mwitegure. Uriya mugabo uri inyuma iriya arahanura ukagira ngo ni bya bisasu binyura mu kirere bya ballistic missile. Yumva ngo vuga noneho ndapfuye noneho. Profete we mwirirwanye murabizi. Ariko hanyuma y'ibyo ibiki? Ibitangaza. Noneho kugira ngo muze kumva neza muryoshye, muze guhera ku gice cya 4 cya Yohana, nibwo muza kumva ijambo ryiswe ngo hanyuma y'ibyo. Hanyuma nanjye nze ndibabwire muryumve. Hanyuma y'ibyo ni umunsi Yesu yaravuye guhura n'umugore w'umusamariyakazi. Uyu mugore w'umusamariyakazi yari yarabuze umuntu umukunda, nabo yibwiraga ko bamukunda, bamukundiraga amagara ye. Mutekereza ko bamukundaga? Bakunda indaya se ngo yimaze iki? Bamukundiraga amagara ye, kuko uyu mugore Bibiliya ivuga ko yari ruharwa mu bagore, yari indaya. Kubera kuba indaya cyane nta muntu wigize amukunda, by'umwihariko abagore b'abagabo nta wamukundaga. Kabone n'ubwo abagabo babo batajyagayo, baravugaga atahuye nawe ntiyarugarukamo, bakamwanga nta n'icyo yabakoze. Ndashimira Yesu, ayiwewe, ubona umuntu ari mu mwanda akamubonera mu mwanda abantu baramutaye, akavuga ati nyamara nubwo uriya muntu ari mu mwanda mwinshi, ndamutse muzanye yazabyara umusaruro. Na Yesu yavuye. Yego hari abantu bari ibiswikiri wangu, hari abantu bari ibintu by'ibigegera bigenda byorasiritse byurukomeje agahanga, mwana w'urukavuga ati uronyica waraye. Ariko kuko Yesu yarazi ko muri ibyo biswikiri hazavamo abaramyi, hakavamo abatumishi, hakavamo abahanuzi, hakavamo abashumba, hakavamo abaprofete, aravuga ngo yemwe abarushye, umva urukundo we, umva urukundo. Ni urukundo rugukundira no mu mwanda, kuko abafite isabune izakuhagira ugake. Ushingiye ukuntu twasaga, ntabwo twagakwiye tuvuga ngo tugiye kuvuga izina rya Yesu, ariko yaratuzanya dukuruzi neza, aduhindura abantu, none turi mu bantu. Murahari ngo mumfashe tumushime? Ubu hari abantu bicaye ahantu, umuntu akicara ahantu akaba ari we rekomanda
ukomandinga ibintu byose atavuze bitakunda, ariko ushingiye ahantu yabaga akavuga ati uyu muntu wavutse aha niwe wicaye aha, uyu muntu ubyarwa na runaka niwe wicaye aha. Ariko umva ijambo ryanditse muri Yohana riranditse ngo cyakora cy'abamwemeye bose, umva bakizera izina rye, aleluya, yabahaye ubushobozi bwo kuba. Muzasome neza, abantu benshi baravuga ngo haranditse ngo bakitwa, twe ntabwo twitwa. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso cyangwa ubushake bw'umugabo n'umugore, ngo ahubwo babyawe n'Imana rwose. Uyu munsi wa none turaryoshye kuko twabyawe n'Imana rwose. Nubwo nabyawe na Sengimana Boniface, nkabyarwa na Tanaziya, bavuka kwa Mubirigi no kwa runaka, ibyo gahunda yari yo kungeza inaha. Bangejeje inaha, Imana ihita imbyara bwa kabiri. Ubu sinkiri uwa Boniface, ahubwo ndi uw'Imana Data. Niyo mpamvu ikintu cyose washaka gukora byagusaba kujya kubanza kuvugana na Data. Gira umuntu ukwegereye ngo babanze babaze Imana. Banza bayibaze. Shaka kwivugira urukundo mu ndeke, mfite akanya ndaruvuga ntuje. Jewe ndi umusore ntereta, mwese bibabaho, muzanababaho, bitarabaho ubwo ararwaye azivuze cyangwa tumusengere. Kubera urukundo iyo utereta uravugishwa. Ugira amazina wita uwo utereta cyangwa uwo mubanye muri urwo rukundo, kugera no ku rwego umubwira ngo wumve urukundo ukuntu ukoresha amakosa, ndasinzira ibitotsi nkabibura. Ubu nta kinyoma kirimo hano. Koko umuntu wasinziriye yabuze ibitotsi ati? Nimwumve ikintu cyihishe amakosa abera mu rukundo. Ndasinzira ibitotsi, none umuntu wasinziriye abura ibitotsi ati? Imbaraga z'urukundo rero zituma rimwe na rimwe abantu bakundana kuko bakundanira mu mubiri bakosa, ariko Yesu kuko adukundira mu mwuka, adukundira umurongo ku murongo, ikidasobanutse akagisobanura, ikitari mu murongo akawushyiramo, ugasigara uvuga ngo koko ndumva ubuntu bw'Umwami Yesu bugwiriye muri jyewe. Urukundo. Hanyuma rero njyewe ntereta nari inkennye, nari umukene, nkaba mfite nka senkisa, nkajya kumureba kuri Eripe hariya ruguru, ahantu mubona hari akajaride, haba utubotike tubamo amata, mu kabotike kitwaga Ndoro Nziza. Noneho agafata fanta, agafata na capati. Fanta yaguraga 80, ibiceri 80, irindazi ari 20, ku buryo nibura mwicara akarya nk'150. Kavuga ati kwere. Noneho nkabara imibare, nkabara ni nanjye ninywa nawe akayinywa, birahita bihura na 460, turataha n'iki. Tagisi yari 30. Mwabana mwe tagisi iva Nyamirambo iza mu mujyi yari 30, yuriye be 60, birurira biba 70, bijya ku 100. None dore aho bigeze. Ariko twe twagenze mu muhanda tagisi ari 30, kuva i Kigali ujya i Butare ari 540. Hari ibintu bibiraho nyine ubona biraho. Noneho kubera gukunda nkamubwira nta kindi baguha, kandi mbizi neza ko nashiriwe. Niyo mpamvu uzumva iyo abantu bakundana, iyo hatabaye umwuka wera barabeshyana. Nzakujyana ku Kivu, kagira ngo ni ubwato, nzagutuza ahantu hejuru, kandi arabizi ko nawe aba hasi gukuntu ndatuje nsimpavuze. Ibyo ni imbaraga nkeya z'urukundo rw'abantu, ariko muri Yesu, aleluya, we arakureba akabona nta n'icyo ufite, agahita avuga ati sha Baraka, uzi ko nta nzu ugira, nzakwihera n'inzusha, nzanagugirira gutya Baraka. Warananyizeye uri umukene, nzagushyira no mu bantu. Warananyizeye ntiwize, nzanakwigisha. Ngaho amasezerano dufite ava, ntabwo amasezerano ava kuko twatuye, ntabwo amasezerano ava kuko twasenze menshi, ntabwo amasezerano ava kuko twateranye kenshi, ntabwo anava kuko twasenzeho iminsi myinshi, ahubwo amasezerano ava mu ijambo ryo kwemera uwagukunze,
ukamugeraho buri ntacyo ufite, wamugera akavuga ati uranyemeye kwera, uranyemeye barakajya, uranyemeye kubw'iyo mpamvu nza, kubw'iyo mpamvu nza, kubw'iyo mpamvu nza. Arya yose mufite arimo arava mu rukundo, nimuyakomera amashyi. Hanyuma rero Bibiliya iravuze ngo hanyuma y'ibyo ni ryari? Ni umunsi Yesu yarahuye n'umudamu, umugore w'umusamariyakazi wari warajujubije abantu, by'umwihariko abagabo. Bibiliya iravuga ngo uyu mugore yari indaya yo mu rwego rwo hejuru. Ndashimira Yesu ko iyo agiye guhamagara atita ku cyo umuntu yari cyo. Umva uko handitse rero, umva akantu karyoshye ngo ageze aho umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Ndashimira Yesu wiyumvisemo ko yongeye kunyura hano. Ndashimira Yesu wiyumvisemo ko kuri uyu mugoroba turi bubane. Ndashimira Yesu wiyumvisemo ko n'ikindi gihe atazadusiga twenyine, akadutororokanya aho twiriwe aya manywa tukaba twicaye hano. Hari ibiganza dufite ngo tugire dutya. Umva rero ikiryoshye, nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi cya Yakobo. Yahaye umwana we Yosefu, kandi aho yari ari hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara. Ananijwe nuko yagenze cyane. Nubwo agenda akananirwa, ariko yicarana urukundo. Umva akantu kabayeho rero, ngo ako kanya abona umugore uje kuvoma, aramubwira ati mugore wampa amazi. Murabona ko turi mu minsi, turi mu minsi 100 mu Rwanda yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Murabona ko ariyo turimo. Muribuka ko mu Rwanda haba ikintu cyitwa ubumwe n'ubwiyunge, murakibuka? Iki kintu kiba tugira hano mu gihugu cyatangijwe na Yesu ku mugore w'umusamariyakazi. Abasamariya n'abayuda ntibavugaga rumwe, ntago bavugaga rumwe. Umuyuda wabonaga umusamariya yarirukaga cyangwa akavuma, ntago ntibahahiraga mu isoko rimwe. Iyo yazaga kuguhahira sinzi uko yabirebaga, akabona uri umuyuda ntiyaguraga. Yesu aravuga ati aya macakubiri aba mu bantu, nakora iki kugira ngo nongere umva urukundo? Ni urukundo ruhuza umuntu utari kuzahura n'undi, bagahura kandi bakabana. Turashimira Yesu. Umva icyakurikiyeho, aravuga ati kuri umuyuda ni umugore, nanjye nkaba umusamariya, unsaba amazi nkande, kuzi ko abayuda n'abasamariya tutavuga rumwe. Yesu ati mugore umva uko navuga sha, nyizera. Umva mugore, nyizera, kuko nunyizera nzaguha amazi, ntuzagaruka kuri iriba kuvoma. Umva umugore, kwiri iriba ryacu ari rirerire, tukaba twararifukuriye na sogokuruza wacu Yakobo, ukaba nta n'ikivomesho ugira, uzabigenza ute? Umva Yesu, iyaba wari uzi ugusabye amazi, haleluya, ukamenya n'impano y'Imana imurimo, wakamubwiye nawe akaguha ku mazi y'ubugingo, ntuzongere kugaruka kuvoma. Umugore ati wabishobora ute? Ayo mazi ngaho yame nazagaruka kuvoma, dore n'iriba riri kure. Ariko tageti Yesu yari afite, yagira ngo abanze yere kuri ya mugore, nubwo ari mubi ko ashobora kuvugana n'abantu. Turashimira Yesu, nubwo twari babi yaduhaye uburyo butuma tuvugana n'abantu. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Twari babi rwose pe. Umuntu waje kwa Yesu ari mwiza azamushimire, ariko jye naje ndi mubi. Parufe harya nawe waravutse uhituza kwa Yesu? Waravutse uhituza? Byari hatari. Muyobozi wanjye waravutse uhituza? Hakurya iri hahandi uvuka ngo ni Kerike Pare, ngo ni Rodebari. Undi avuka he? Wowe uruwa he? Nawe uruwo kwa Maciri. Undi avuka he? Turashimira Yesu wagize uruhare rungana n'urwo yakoze, akadukura iyo twari turiyo, akadukuruza neza.
yarangiza akadushyira mu bantu nabo be tukarangiza tubaye umwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umva Yesu kwabwiye yaramubwiye ngo umugore ngo ngaho genda unzanire umugabo wawe. Umugore ati jyewe nta mugabo mfite. Yesu atuvugishije ukuri, n'uwo mwararanye si uwawe. Mu kinyabupfura, ni mu kinyabupfura. Apana ibingibi ubona umuntu narabimenye we umva nkubwire we. Yesu si uko ameze. Niyo uri iki uri dukoresha iyi mvugo abanzi b'Imana batakuramo ngo kujya mbona abantu bafata ubutumwa bwavuzwe bagakuramo akantu gatoya. Dukoreshe niyo waba uri iki uri nimumfashe uko tubyita, nimumfashe uko tubyite ngo izina rya Yesu rigahabwa icyubahiro. Uyu mugore ngo aramubwira ngo uvugishije ukuri mada, n'uwo mwararanye si wawe. Mu rukundo. Ariko umuntu w'iki gihe mupfe gatoya kwereka ati n'ubundi wari unyihishemo, reka nze nkubwire we ngo ukuriraho n'akaririye. Ni uw'iki gihe kandi byitwaga ko mukundana, byitwaga ko mukundana. Yesu ngo akora ikintu cyanejeje, aramubwira ati mugore nyizera, dore basokuru banyu banyweye kuri aya mazi barapfa. Umva akantu karyoshye, ari kunywa amazi nzamuha. Ayiwe ntabwo azapfa, nanapfa nzamuzura. Umugore aravuga ati mfasha sinkagaruka aha. Ngo aragenda atangariza abantu bose nguko uko twaje kuvuga ubutumwa. Arababwira ati nabaho mbonye umuhanuzi, iminsi rwampaye irageze, umuntu ambwiye ibyo nakoze aranamambabariye. Ngo ba bagore yari yarahemukiye no bagarukanye kuvuga Yesu. Turashimira Imana ko twicarana mu nsengero n'abo twababaje, ariko bidakuyeho ko hari abatubabariza mu rusengero, ariko turanashimira ko twicaranye nabo natwe twababaje. Imana ishimwe. Umva rero akaryoshye. Ngo avuye aho by'uwo mugore tubireke, niho Bibiliya irimo ivuga ngo hanyuma, niko twasomye hanyuma, si ubu mwashubije hanyuma y'ibyo Yesu akoze afite gahunda yo kudahagarara. Uracyumvise icyo? Hanyuma Yesu yo kugirira uriya muntu neza ntabwo biri burangiriraho. Hanyuma yo kuvugana n'abariya bantu bajyanye n'umushumba afite gahunda yo kudahagarara. Hanyuma yo kuvugana na profete runaka afite gahunda yo kudahagarara. Hanyuma yo kuvugana n'ubuzima bwawe afite gahunda yo kudahagarara. Imyaka tumaranye ikibazo ntabwo bajya bamenya imyaka twigize kubaho mu buzima, ariko turatangaza ko nyuma y'ibi bibazo dufite hari undi munsi twigize kugira ubuzima. Nyuma y'ibi bibazo dufite hari ikindi gihe twagize agahenge, abantu bitubarira mu myaka batubonamo. Iyaturokoye urupfu rukomeye gutyo cya gihe n'uyu munsi ufite gahunda nziza, izongera inaturokore. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Umuhungu ntarwaye, umuhungu ntafashwe ababara mu ngingo. Umwana niba mujyanye kwa muganga ku myaka ya 16 y'ubuzima, iyi 38 Bibiliya nivuga ko ari y'uburwayi. Nimukurikirana rero mufate 16 yamaze ari muzima, mwongereho 38 murasanga afite 54. Ubuzima bwe bwose bwo kubaho ni 54. 54 abantu ntibigeze bamenya umunsi yagiriwemo neza. Yababaye 38, agera ku rwego mama we arapfa, agera ku rwego se arapfa, agera ku rwego babangana baramusiga, aguma ku kidendezi kuko bari baramurangiye ngo nujya hariya uzakira. Ni nayo mpamvu mbivugira aha ku ruhimbi kuri mikoro mu nzu y'Imana, nta kintu mwakora ngo muzaca abasenga gusenga. Isengera abantu bazifunze, abantu bakwishyira hamwe bagakodesha tagisi, bakayibwira ati tujyana i Butare utugarure saa amasaha 4, bakagenda basengera muri tagisi, bakagaruka bagatandukana buri wese wahagarika imodoka zo kabaza abantu ngo no murakora iki, twagemo tukagenda dusenga tukanagaruka. Senga umuntu nakubwira ngo webuze ahasengera uzamubwira ngo waraguye unubika amazu, nta muntu ubura uko asenga ubaho. Ibi mwumva ngo ubutayu ngo abantu birirwa mu butayu ngo nimburamukoro, mwiyame no kubwa Yesu niba ari imburamukoro zariho. None si iki kidendezi ntabwo biri bivuga ngo cyariho abantu benshi. Mwumvise ari pisine bacukuye, mwumvise se
ni amazi ni imvura yaguye, amazi aramanuka ajya muri ruhurura. Umurokore nawe wacanganye icyo aravuga ati ko nayisengeye mu nzu bikanga, nkajya mu giti bikanga, nagiye ku misozi wajya no mu mazi. Nguko ahantu hadasobanutse havumbuka. Ni umunyamiruho ujyayo akabwira Imana tuwera we wantabara, yabona gikemutse agahita abwira bagenzi be, twese tukirohayo. Nuko keretse ibibazo nibishira mu isi niho gusenga kutemewe kuzabaho. Ibibazo nibishira mu isi, ibyo mwita gusenga kutemewe niho bizashira. Ariko igihe tugifite ibibazo nibyo bitwongoza uko tugenza. Uyu mudamu ngo aramanuka, ngo ajya muri icyo kiziba, arayihamagara, birakunda. Bikunze agenda atanga amatangazo. We, hari ahantu nagiye mu kiziba, ngiye kubona mbona Imana insanzemo. Ukumva ngo abantu bari mu mazi. Ngo ibi bintu ntacyo mwakora, kuko uwagiyeyo bigakunda arabyizera. Kandi mbatangariza mwabarokore mwe, musubize umutima mu nda. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, igika cyayo cya 6 mu ngingo yayo ya 14 hari ijambo ryanditse gutya ngo umunyagihugu ni umunyagitinyiro, leta ifite inshingano zo kumurinda. Umunyagihugu ni ntayegayezwa, ntakwiriye gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ku rurimi no ku myemerere y'idini rye. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo nemera nta muntu ufite ububasha n'umwe kubimbuza, kuko ibyo nemera nibyo nizera. Abantu rero babareke, abantu batureke, n'itegeko rirabyemera kandi rikabyubahira umuntu. Niyo mpamvu ibyo nizera n'ibyo byizera. Sinzarwanya umusiramu ngo bizera iki, sinzarwanya umudivantiste ngo bizera iki, ariko nanjye banyorohere, ibyo nizera ni ibi. Nibyo mvuko Bibiliya ivuze. Rero ndumva afashijwe mwene Bonifasi, ko mfashijwe karendagira ne. Bibiliya iravuze, mwene so mujye ngangeza mubwire ngo karabaye. Bibiliya iravuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenya ko wa mwana amaze 38 ku kidendezi. Amaze 38 ntawe umubwira ngo Paul, uyu mwana yagize urwego rwa rasitoroka, rwara imitsi, rwara uturemangingo twose. Uyu mwana buri umuntu wamwegura. Uyu mwana bamugaburiraga biranga. Hari igihe abantu badufasha bikarangira. Kandi barokore, muzongera gukora ikosa ryo kuvuga ngo abantu ni babi. Abantu barashoboye, ariko bagira aho bagarukira. Umuntu araguherekeza, mwagera ku iteme akakubwira ati nta bwato mfite, ariko yari yaguherekeje rwose. Mujye mushimira abantu baduherekeje bakatugeza iruhande rw'umugezi bakabura ubwato, ariko mu nzira baduherekeje. Jya mushimira abantu babahaye aho muhinga mu cyaro. Muzashimira abantu babatumye mugiye kubarangurira mugahita muyategesha, ariko niba mwarayabonye muzasubireyo mubishyure. Hari abantu baje ku bwenge bagiye kurangura amakazi yo kwa Bankuru Nziza n'abandi, bahita bakomerezaho, ntibasubirayo. Niba mwarayabonye muzasubire kwishyura abantu mu cyaro, dore mwabikoze mutarakizwa, ubu twarakijijwe, muzajya kwishyura n'amadeni y'abandi mu biturage. Yesu ngo yiyumvamo kunyura aho hantu ku muntu umaze imyaka 38 ababaye. Aravuga ati ariko uyu muntu warenganye, hakaba hari iminsi mikuru, nta muntu uri bumubone, nta nuza kumugirira neza, uyu muntu waraza kwishimana na Yesu. Nkaho yagiye mu minsi mikuru y'Abayuda, aca iruhande rw'urusengero ngo yivugishwe. Baramutse, ndamuka se urabona nyine ntaramutse, wiriwe nawe, ese mumeze mute? Yewe ngaho turaho amakuru, ndahumekera mu kwa nk'umusereba. Ibyo bintu nibyo bakubajije geography n'amateka. Umuntu umaze igihe mu gahinda kugira ngo yisobanure avuge neza ntabwo byoroha. Amakuru wahora n'iki runaka twiganye, nitwiganye ari n'uwanyuma, uzi ko akora ngo asigaye ahembwa 800. Ibyo bintu barabikubajije, barimo barakubaza imishahara kubera gahinda uranavugishwa. Mama umeze uteze nga turaho nyine sha kugeza ubu n'ubu nta nakana. Ntabwo bakubajije abana, bari bakubajije umeze ute. Uyu muhungu rero kubera gahinda kenshi Yesu aramaze ati yewe umeze ute. Abantu b'iki gihe murashinyagura, ubuse ntumbone.
umubaza ntazi uwo ari we. Bwira umuntu kwegera ngo uyu mugoroba Yesu arimo arakubaza ngo umeze ute. Yesu arimo arababaza uko mumeze. Ntimutinye kubimubwira mushingiye ku gihe mumaze. Umubwire uko umeze, umva wiveyo ubimubwira. Umubwire ati meze nyabiranze, hantu narinuye bahanyujije umuhanda kandi nta kintu nabonye, nta kuntu umeze. Urabona abana babaye 3, uyu munsi tugeze ku munsi wa 4 ntabwo barajya ku ishuri. Yesu ntakomeze. Ibyo kuvuga ngo nyine ngo urambona, arakubona nyine. Usiga amafaranga mu rugo bagahaha bakarya ntibaguhamagare, nimugoroba bakenera guteka bakaribwo baguhamagara. Bazaba batipe wangu. Ariko Yesu yavuze akantu, aravuga ngo sinzongera kurya no kunywa mutari mwaza. Umva urukundo. Baracyafite inzara, arindiriye ko nzaza. Mubwire ngo ceceka, Yesu aragukunda. Muhumure, Yesu arabakunda. Muceceke, Yesu arabakunda. Mukomere. Muri aya materaniro Yesu afite gahunda yo gukoramo ibintu birenze 16. Afitemo gahunda y'impozamarira. Muri aya materaniro Yesu afitemo gahunda y'impozamarira. Muri aya materaniro Yesu afitemo gahunda yo komora ibikomere bitagaragara. Afitemo gahunda yo gusetsa abantu bazinze umunya. Wagira ngo bacukura amabuye y'agaciro. Bari abahungu bacukura amabuye y'agaciro nibo barazanya akantu hano kubera gutinya ivumba. Muri aya materaniro Yesu afite gahunda yo guha abantu ibyangombwa by'ubutaka. Urashaka gukira? Muhungu atari ko abantu b'iki gihe murasetsa. Ndakira se mfite umuntu. Nagira se umuntu njugunya njyewe. Abantu bafite ababo baraterura bakajugunyamo. Undi ati ugukunda yaje. Ugukunda yaje. Ngizi ngaruka tujya tugira mu buzima. Byo bakubajije si byo usubiza. Ngizi ngaruka twagize. Abantu bagiye ku murongo bose bazi ko bagiye guhabwa, birangira bacomowemo. Abafite ababo babajugunya mu kidendezi, abadafite ababo basigara bahagaze. Akibaza atari ku byanjye bizarangira bite? Ariko mva itangazo, nyir'urukundo yaje. Arimo aravuga ko wabuze uko ubigenza, ariko we afite uko yabigenza. Tuza umutima. Yesu afite inzira agiye kubiha. Yesu afite umurongo agiye kubiha. Tuza umutima. Nimba warizeye Yesu, ubwoba nibushire, keretse utaramwizera. Ariko ubwo ari Yesu twizeye, ibintu birajya ku murongo. Igihungu mva Yesu, byuka ikorera uburiri bwawe utaha. Umuhungu atari ko muravu. Ubu si ikorone yanjye vertebrale irakora ko yacitse. Urambwira ngo mbyuke ntahe se? Ndareba ko amaso yapfuye. Urambwira ngo mbyuke ntahe se? Ubu nakora iki koko? Nakora iki? Yesu aramubwira ngo ni njyewe ubivuze, byuka. Ngo agahungu kegutse kumva biremeye, kikorera uburiri, gataha gashimira Imana, kihutira ku rusengero. Nimurebe rero impamvu dukunda inzu y'Imana, kabone nubwo hari abagome badashaka ko abandi bantu baba mu nzu y'Imana. Ariko nimwumva impamvu dushima tunakanakunda inzu y'Imana. Ko uyu mwana bamukijije ko adatashya ngo ajye iwabo. Somera ko atayirukansa ajye iwabo, ngo ahubwo ahise yiruka yerekeza mu rusengero. Ngo arirutse ageze mu rusengero ngo hari ku isabato, asanga bateranye. Baramubwira subirayo wikwinjira hano uko kuntu usa. Umva urukundo sha. Undi akababwira ati unkijije anyohereje hano mu ndeke. Turashimira Yesu watuzanye, turashimira Yesu wadukinguriye imiryango, turashimira Yesu watekereje kutwoherereza rino jambo ngo tujye turyumva amanywa turyumve nijoro. Turamushimira ko yabaye icyomoro cy'ibikomere byacu. Umva umuhungu ngo agere mu marembo, ahasanga abasadukayo. Kandi maze iminsi mbona n'abuzukuru b'abasadukayo bariho. N'abasadukayo. Niba wari urwaye ubivuge, niba wari ufite ikibazo ujye uhagarara hano ushime. Gushima n'imbaraga z'abizera, kandi ubwoko budashima bushira vuba.
iyo dushimye Imana bibabaza abadayimoni, iyo dushimiye Imana bibabaza abagome, bigahita bigwa mu ijambo ryiza. Iyo ugenda wemye mu mubabaro wawe bicumbagiza uwakubabaje. Gushima Imana rero bicumbagiza abadayimoni. Abarokore rero benshi barifashe ntibagishaka gushima, ngo iyo ngiye gushima ngo abantu baravuga ngo nirase. Wiratiye ese buriya kashimaga? Oya, uwo ushima mubiziranyeho, ntushima abantu. Jya wanamiza uvuge ngo Uwiteka yankoreye ibikomeye, nanjye ndishimye, abanyamibabaro babyumve bishime. Yesu ashimwe cyane. Umuhungu rero ngo arinjiye, ndashaka kugera ku ijambo nashatse gusoma. Umuhungu ngo arinjiye, yinjira aririmba ati ndakize we, ndakize we, yababawe. Araza ngo ageze mu rusengero indani, abantu bose barihinda bigiranye, kandi aje asanga abantu. Uranyuma aje asanga abantu, none abantu bamuvuyeho. Yesu aravuga ati nubwo bakuvuyeho, jyewe ndagufite kandi abantu n'abanjye. Nimugumane Yesu, abantu bazizana. Nimugumane Yesu n'abagiye bazaza. Nimugumane Yesu, ngo abantu batangira kwigirayo gake gake. Hanyuma ngo umuntu ahita avuga ati mugisohora icyo gihungu, isabato nirangira turakica. Munyumvire mushumba ko muri bakuru, muri n'abashumba bacu, koko twahagarara mu rusengero tukabwiriza dufite na tageti yo kuza kwica umuntu dusohotse? Murumva ukuntu ubugome bumaze igihe mu rusengero? Ntabwo ari iby'ubu muhumure, bimazemo igihe. Nubona rero umuntu yaguhemukiye mu rusengero, ntuzavuga ngo ariko uyu ni kabiragana. Ni kabira hiyo nyine. Uwo ni umwuzukuru w'ababandi, ni umwuzukuru w'abasadukayo. Nubona wabanaga n'umuntu, ukabona wasenganaga n'umuntu, ukabona waririmbanaga n'umuntu, ukabona ni ubaye nyirabayaza no kukugirira nabi, jya uvuga ati umva abasadukayo barabyaye n'ukuri kw'Imana. Ati sokuru ni umusadukayo na nyokuru ni umusadukayo, gerayo. Ariko aba bantu babi no ku bwa Yesu mu rusengero bariho. Ndasaba rero abantu bavuga ngo bakomerekeye mu rusengero, muzongera mukomereke niba mudashaka gutunga Yesu. Mu rusengero wahaza ukicuza n'icyatumye uhaza, ariko wanahaza ukicuza n'icyatumye utinda kuzamo. Mu rusengero iyo utari mu Mana uragwa, ariko iyo uri mu Mana urakizwa. Twari ahantu umunsi umwe, twari ahantu umunsi umwe barimo bakora gahunda y'igiterane. Numva umwe azamuye ukuboko ngo ariko nagira ngo ntange igitekerezo, ngo mubare abantu b'iyo korari. Ati muyabare. Ati mumenye umubare n'iminsi bazamara. Ati mucunge neza tutazahomba. None se ubundi barashaka kungukira kuri korari kwizanye ubutumwa bwiza, ubwo ngo babarebije bazayitangaho batazahomba batayagaruje. Abo ni abuzukuru babo bantu. Ariko aba bantu bakwiye guhaguruka bakajya kuvuga ubutumwa, kuko biravuga ngo muhaguruke mugende muvuga ubutumwa. Ariko imibare irabarwara, tuzabatanga haya, bo bazatwinjiriza ngahe. Niyo mpamvu mubona bimwe mu biterane bitakiba, bimwe mu masoroti y'amakorari atakigenda, ni imibare ipfuye abanyamadini babara ngo batazahomba. Nicyo kibitera. Ariko ubundi korari zagakwiye guhaguruka zikajya kuvuga ubutumwa, abaririmbyi bakaririmba, impano zabo zigakora, abakizwa bakaza, kuko biravuga ngo nimugende mubwiriza. Ariko kubw'imibare abantu ntibakigenda. Ariko se korari yagiye yitanze make, uzi gupakira ibyuma no kugura ibindi, uzi kwitegura iniforume, ariko ngo mubare tutazahomba. Aba basadukayo rero n'aba bafarisayo baravuga ati aka gahungu mugasohore turakica, iteraniro nirira. Barimo basenga ngo bamwice basohora. Koko bageze hanze ati sabatira arangiye murebe ka gahungu. Umva ahantu naryohewe rero, ngo bagafata bakajyanye ku giti kukanaganika izuba ritararenga, basanga Yesu yabimenye. Haleluya. Kubw'urukundo ava aho bamufatiye yihuta ajya aho bamwicira. Uyu munsi wa none musubize umutima mu nda ntacyo muba. Yesu yavuye aho byabafatiye yirukanka ajya aho bizabicira, niwe ahagaze arabirindiriye ngo bize byibanze bivuga ati turamurangiza iri joro, nawe ahita bireba igitsure byiruke, ahagaze aho bivuga biti tuzamukorera ibi. Yesu arahagaze yimereye atya, aravuze ati ibyo mukora nimubikoresha, ibyo muvuga nimubivugesha, inama zanyu nimuzikoresha, ibyo murimo byose nimubikore. Ariko umunsi mwagiye kumugeraho ngo musohoze inama zanyu,
nzabamwaza. Ubu Yesu ari muri gahunda yo kuzamwaza ababisha babamukunda n'abakunda. Amukunda cyane. Ngo aragenda yihagararira ku giti, agahungu barakazana bati teka amaboko tukwica wamuhirimbiriwe. Umuhungu atari ko mwande muramora iki rwose ko n'ubundi nari mpfuye wanyijije. Ngo agiye kubona abona Yesu amuhagaze iruhande, atangira kubwira abantu ati mundeke dore nguyu. Niho uzumva umurokore rero yirirwa avuga Imana nkaho bararana. Jewe navuganye n'Imana mundeke ejo bundi nzabemeza. Ngaho confidence za kirokora aho ziva. Undi akavuga ati mundeke nguyu, abandi batari hehe. Iyo uvuga Imana abandi ntibayibona. Abavuga butumwa bahagarara hano bakavuga ukuntu Imana igira neza. Abanzi b'Imana bati yaguheraho, ariko burya bayiyumvamo. Twe ntituvuga Imana kuko tuyiruzi, ahubwo tuyivuga kuko tuyiyumvamo. Tukajya twumvira twegereye, tukajya twumvira turyoheye, tukavuga ko yambika kandi tutambaye, tukavuga ko igabura kandi wabwiriwe, ukavuga ko itabara kandi nawe ubwawe uvuga ati umusaraba ndawikoreye. Ariko wasohoka ukayibwira ati Yesu nkuvuze neza, uzabigenza uko ushaka. Akajya avuga ati ubwo ngenderera abandi nawe singusiga, ubwo ngenderera abandi nawe singusiga. Umuhungu ati nguyu atari ati nguyu atari kujya gupfa wese arasamba. Ngaho badukuriramo ya magambo. Barakorera haravangiwe, barakorera n'abasazi. Ibintu bavuga ntibihura nyine kuko batabiruzi, ariko twe tubivuga twumva bihura. Cyo ubivuga numva bihura. Kuvuga ko Imana izangirira neza numva bihura. Kuvuga ko Yesu yantabaye numva bihura. Kuko unashingiye ubundi igihe sinkwiye no kuvuga ko Yesu agira neza, nagahamagaye abanzi bakaba bavuga ko agira neza. Kuko jewe urwange ruhana ndabizi ko yangiriye neza. Ni ryari mushumba wava mu kuragira ingurube baguhemba imbetezi? Imbetezi murazizi, abana bo mu mujyi ntazo bazi. Ni ryari wava kuragira ingurube bakaguhemba imbetezi, ukazisya, ukazikuramo ifu y'igikoma, ukakinywesha ibijumba, warangiza ukavuga ngo uzagera ku rwego runywa amata? Byashoboka? Hari uwacu wavuze ngo nimba mubona ngenda nta bwoba mfite, ni Yesu wangiriye neza. Nubwo waba utambonaho Yesu, ariko njye mba mwiyumvamo. Nubwo waba utamumbonaho, ariko njye naba mwiyumvamo. Niyo mpamvu tuvuga imirimo y'Imana, tukavuga gukomera kw'Imana. Twebwe dufata gatoya yakoze tukakabyaza ibiro bikomeye akaremera muri twe. Niyo mpamvu duhora twumva aremereye, tukajya tuvuga ati Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza. Kava ku ngurube nk'izo kaburi mu mujyi ufite mikorofone. Gugiye aracyatwemera. Ndashaka ko mukanya birababaza kuba uri umurokore ntushire isoni. Birababaza kuba ukijijwe gushira isoni bikakunanira. Guteze ndashaka ko mukanya twitoto ukajya ubwira abazimu uti mbiyame, ati wandoko yazongera, ati sukana gato mwabazimu mwe, mfite Imana Yakobo b'umutabazi. Mbese mukanya turise, mureka guheranwa n'agahinda, mureka guheranwa n'ibibazo. Muhaguruke tubwire Imana ngo Uwiteka ni wowe maboko yacu, urukundo dukunda ruraremereye. Dukubitisha abazimu urukundo rw'Imana. Barangirize mu rukundo, babwire tuwampfiriye ntacyo atakora. Nuko ubundi umwaza abazimu, babwire tuwampfiriye ntacyo atakora. Wanyorohereje ubuzima n'ubu yabigira neza. Mwimbabazi uwampfiriye afite ubushobozi. Dayimo nkwiyame n'ikindi gihe. Mbaraga z'urukundo zatumye ata ibintu byose. Muzabisoma muri Yesaya 50 haranditse ngo kuko umwami Imana izantabara. Ariya ni amagambo Yesu yivugiye. Aravuga ati jyewe nzacungura umuntu. Mu ijuru babuze umuntu, ikuzimu babura umuntu, abamarayika bati icyubahiro dufite kiraduhagije, ibizima biti turaho ntacyo bitwaye, ngo no munsi y'isi babura umuntu. Ngo ariko intare yo mu muryango wa Yuda irahaguruka aravuga ngo jyewe nzacungura umuntu. Ngo afata igitabo akimena gutya
n'icyo, ngo afata n'ibyo byose, ngo bari babuze uwacungura aravuga ngo jyewe nzagenda ngize imbaraga z'urukundo. Yesaya birebye ngo aravuga ngo uzacungura umuntu azamwara, azasa nabi. Arababwira ati muceceke, umuntu ndamukunda kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ngize imbaraga z'urukundo zamwambitse ubusa ku giti. Urabona umugabo wambaye ubusa kugira ngo ambone, wapfa kumfusha ubusa wowe. Imbaraga z'urukundo zamukubitishije imihini ingana kuriya, avuga ati barakagira I love you so much, nakupenda sana, rata rutwe nkwagaranya joteme boku no rararararara. Ngizi imbaraga z'urukundo zimwambika ubusa kugira ngo nambare. Yambaye ubusa kugira ngo nambare, kajya avuga ati barakajya nkwagaranya naye. Hari ukuntu ikiganda kiravugika kumva kirimo nka shokora ukuntu. Muganda uzi kukivuga neza, uzi kwirya naye mbade nkwagaranya kubanga ayaya yumva kabisa arimo aravuga. Nigeze kujya kubwiriza Bugande, Uwiteka nkoraho gatoya kagande numva kiraje, ariko iyo ubwiriza mu kiganda ubwo mu Cyongereza ntiwaryoherwa. Umva Katonda arimo arambwira ati soko gambe ekigambo cya Katonda kino ngakiwoma bulungi ngabakiriza Katonda ngate tuline subi kubanga Katonda wafe wamanye aboruganda muri rudawa musoke mukome mu ngalo z'amanye. Uno Katonda wafe taryanguze, Katonda wamanye ari bulungi tasobora kwirarikira kubanga ono Katonda yaveri muguru ngayatuke no munsi natukiriva abantu. Ono Katonda ataryanguze, soka mukubire Katonda mu ngalo z'amanye, mukubire Katonda mu ngalo. Haleluya. Hara kandi bavuga icyubahiro bakita ngo ekitibwa. Kavuge neza mama, akira mfasho kavuge ekitibwa. Kwata mama, kwata bagamba bacha ekitibwa cha Katonda. Ekitibwa cha Katonda osoko ogelema bayogera ekitibwa cha Katonda mugulira bulungi. Haleluya. Ngurwo urukundo yaradukunze, aca i Buganda arabakunda, agera i Burundi arabakunda, azamuka muri Zambia arabakunda, amanuka muri Mozambique bakajya basigara bavuga bati obrigado obrigado obrigado. Azamutse i Kigali aratubwira ati ndabakunda, azamutse ayayayayayaya. Ayiwe nimumwongere n'ikindi, ngo Yesu nimumwongere n'ikindi yo. Iyo nguzi kurinda Mana we, Mana nyiringabo, Yesu rubasha, Mana y'amahoro, kubita mu muziki bongere mu wundi, shiramo ikinimba we. Uzikurinda Mana we, Mana nyiringabo. Nyeganyeza nk'abantu 7 ubabwire ngo umva imbaraga z'urukundo, reka gusakuriza umutima wawe. Haguruka ushaka abantu 7 banyeganyeze ubabwire ngo umva imbaraga z'urukundo, reka kubabaza umutima, reka kwibabariza umutima. Uwadukunze aracyahari, uwadukunze aracyafite ubushobozi, uwadukunze aracyatsinda, uwadukunze aracyafite imbaraga. Ibyishimo byonyine yaduhaye nta mafaranga wabyishyura. Kujya mu mahema fulani hapa mjijini ni pesa mingi, lakini kwa namna hiyo akisema hivi hakuna upendo hapa duniani, lakini mimi nimetoka hapa mbinguni naleta upendo huku. Benye kupata upendo muko wapi? Abantu bakunzwe n'Imana muri hehe? Abantu bakunzwe n'Imana muri hehe?
ayiwe nimuyongere n'ikindi, Imana nimuyongere n'ikindi, dore ngo icyubahiro ni cy'Imana, kandi ngo icyubahiro ni cy'Imana, uyu munsi ngo icyubahiro ni cy'Imana. So ni imbaraga z'urukundo. Mu rukundo Yesu yashyizemo n'ibyishimo tutishyura, kubitamo umuziki ukagarura undi. Hari ukuntu kera nashakaga ko bansogongeza mu kabari 1996 kuri 14 nibwo indirimbo ya Koffi Olomide yitwa Ruwa yari isohotse. Ruwa chamukware papa pesa mbongo Ruwa abatabi ngoma wiri mamba chamukwara papa mbongo. Noneho hari ahantu bagiraga bakavuga domboro 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 ibindi simbizi. Noneho hari umukobwa umudamu twari duturanye witwaga Mukagasana, kugira ngo bamusogongeze akagira domboro domboro ye akakata umuziki bakamusogongeza. Ubu tunanirwa kubyina imbere y'Imana ngo itwongere ubuzima, twongere tubyinire Imana n'ababyiniraga inzoga. Akira kubaho gutangwa n'urukundo, akira ubuzima buva mu rukundo, akira gutekereza gushya kuva mu rukundo, akira ibyishimo bigabwe n'umunyarukundo ari we Yesu. Umuntu yigeze kumbwira ngo arankunda, arambwira ati barakageti ndagukunda, nurakoze. Hatukunda iki mu buzima? Ni nkunda unkunda nyine ubwo byahuye. Nyagira ngo ntego umutego yumve, ndamubwira nubwo nkunda nibyo nakunda urakoze nibyo nkunda. Arangije arambwira ati barakageti ndimo ndava na madamu mu Ruhengeri, ati nagira ngo atushirisheho inkoko ahantu atinze tuyisangira, tushirisheho 2 n'isamake 3. Namagaye witwa Jean Paul, umushuti wanjye n'umuvandimwe wanjye, namubwira Jean Paul umuntu arashaka kunsengera nti shakira inkoko nziza y'inyarwanda uyinshirireho 2 nshirireho n'isamake, ati n'ibitoki ibindi ndabikubwira nito. Mba ndamanutse ndicaye, inkoko irashya, barazabambwira ati yahi. Namuhamagara ati tugeze ku kirenge, nahamagara ati turi Ishyorongi, nahamagara arambwira ati turi kumanuka mu ishyamba hano, ndongera ati turi ku Kinyoni. Bibaye nka 2 z'ijoro, arambwira ndamuhamagara telefone ntiyayitaba, ndahamagara 3, nageze ahantu 10. Hari abantu bakinira mu bikomere by'urukundo, hari abantu bakiniye mu bikomere bya Yesu, hari abantu bakiniye mu rukundo rwe, barakina bakora ibidakorwa, ariko nawe afite gahunda yo kwihora. Ndicara ngiye kubona barambwiye ngo ese komande ngo tuyipaki ngo tuyipfunyike ngo cya, ndamuhamagara ahita nsubiza n'umujinya, arambwira ati jewe ndi wanjye Kimironko, ati iyo wirirwa umpamagarira ibiryo ndi umuntu w'umugabo, birye cyangwa ugumaho ntukanesha umutwe. Ndafata ijambo yambwiye ngo urukundo, numva rimenetsemo amakara y'incenga. Ndareba ndavuga nti ndava hano ne inkoko ni 12, 24 samake ngo ni 8, ubwo ni 36,000 hafi na binga. Ndavuga nti ndabigenzane ko ntari buzimare, ubwonko bwanjye butamubwira ati barakagisamake ni wayimara, ni nayimara. Ati bitumize, ndabitumira, ni ngaho mumpereze isamake muyizane ibindi mu bipakinga. Barabipakinga, se mfite angahe ko nayo mfite 430 kuri telefone. Naho kuri tebo ya aho nicaye hirya hari hicaye abantu b'abakongomani, barabizanye babishizaho
ndakarabye isamake ndayirya nkajya nyibwira nti ndakuriye, nubwo Yesu yeranje n'ubundi nawe aramenya uko biza kugenda, ariko nagahinda k'ibikomere. Hari abantu barimo barya ibiryo ngo barimo barikiza agahinda ka kera, ngo nibwo nkibibona, ngo wa mucere wabaga akawurira rimwe, arimo wikwitura ibirya agahinda, birye gake birye gake. Amuha isukari ngo nshyiramo 6 n'ubundi sinajyaga nyibona, ubwo ngo arimo arihimura. Ikintu cyambabaje, Abakongomani bahagurutse basiga protomoni yabo ku meza. Niba ari shitani, niba ari Imana, murangira inama mumbwira icyamvugishije. Ijwi rikajya rimbwira ngo dore ubwishyu ngo buriya muri iriya kofi. Mbandagiye ikofi ndayiteruye, ndebye mbonamo amafaranga harimo n'amadolari 400. Ijwi rirambwira ati dore Imana irakwishyuriye, hasigaye nayo kurya, ntiwamugane. Mwirinde guhemuka kubw'abababaje, mwirinde, dufite Imana. Undi mutima urambwira ati yabashira. Ndirukanka njya kuri modoka yabo, nimutaye kotomoni yanyu. Ngo sorry, ngo we nani? Ni mimi pastor. Ngo niba haravuze ngo shangiriyo, sinzi uko yavuze. Ye kubona mbona muri ya kofi akozemo, mbona mpaye inoti 4 za 5 ama n'idolari ry'100. Ndangije banyakubisa mu ikotomoni, bampamagaye wa mwana wa Nsavinze, ndamubaza nti ko mutampaye fagitire. Ayiwe ngizongera ikore n'ibindi, Imana izongera ikore n'ibindi, Imana izongera ikore n'ibindi. Wongeremo iki kindi, wongeremo Sophie utazi naho ziba, barakwandiki. Imana iravuga ati uyu muntu afite stress, reka mbiha ababimenyereye bajye bamutwara, hanyuma namara guhuguka mu mutwe nzamuha nawe. Ngo dushimiye abantu bumviye Imana bakaba bari mu mihanda badutwara. Abanyonzi bubahwe, abamotari bubahwe, abatagisimeni bubahwe, n'abaha abantu amarifuti ku muhanda bubahwe, baba barimo basohoza umugambi w'Imana. Urukundo mu bantu bose nizeraga ko bankunda bamvaho, harigendera bavuga ngo mushu, uziko nagize ku rwego abantu bavuga ngo ndwaye abadayimoni 40, ngo bari 70, ngo bari 70 bari mu mudamu, ngo noneho Imana irabagabanya ngo impa 40 ngo mutwaze. Tekereza se kutavugwa, wavuga mwana wa runaka asa nawe yamera kuri wabiba. Resuri mbere yasengeye, biriya bintu birirwa mu madini babajijisha bababeshya, nabo bazashinga yabo babeshya abana. Hina abantu bigize niba imyizerere y'umuntu yubahwe ni ku itegeko nshinga rya Repubulika rikuru. Ingingo ya 12 iravuga ngo umunyagihugu n'umunyagitinyiro akwiye kurindwa, nta hohoterwa rikwiye kumukorerwa, ryaba iryo mu mutwe cyangwa iryo ku mubiri, ryaba iryahavuka akarere cyangwa intara. Niyo mpamvu ushaka kwihaniza abantu bose bajya bavuga ngo Abanyabutare bavukana 3, ni hohoterwa. Mu nda za bamama nta mashuri abamo, iryo ni hohoterwa ryaho tuvuka, kandi itegeko nshinga ntiribyemera. Ubwo Abanyakibungo mwidekarare bavuga ko muroga, Abashi mwidekarare bavuga ko mukunda inyama n'abagore, Abanyakigali sinzi ibyanyu, n'ahandi buri wese yidekarara ashingiye uko iwabo bahavuga. Abwira Imana ngo iyi karande turayica, muce na karande ziwanyu, muce ibintu bidukurikirana byiriya mu bitesha agaciro, muvuga ngo ubwo twemeye Yesu tugangahuye n'imisozi tuvukaho nayo igira ubuzima bw'ubumana. Amen. Ubuzima buramagararana, najya gusura umukunzi ngo tubiganireho Yesu, nkavuga nkavuga ukagira ngo ncometse ku mashanyarazi, umukunzi akantega amatwi agaceceka. Ubu hari abantu baza hano bavuga bati byanze bikunda umushumba arandebera, akarebera uwo mwegeranya agahita asimbuka akareba uw'inyuma akavuga ati sibujye ntambona. Ntabwo ari uko batakuruze, ahubwo umukunzi arashaka kumva yuvuga. Nanjye undebe, bavuga bati mureke mbaheshe umugisha, akihandagaza agatura mu ntoki ngo arebe ko umushumba ari icyo amuvugaho, agakoresha na momo pay, akaza akareba ko ari ati wowe tambuka, ati nsubireyo, ahubwo akagarura uwagiye. Ukibaza umukunzi arimo arashaka kukureba, vuga.
ntarihandagaza akababaza umugabo mugenzi we, n'ubu warebye ko nanjye nababaye ukabona ko naba ejo bundi ntanabizi ko yantekerejeho, aravuga ati igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije. Ngiye kumva mbona umuntu w'Imana araje arambwira ngo senga, ndasenze. Nyuma nari narayindose inzozi, nkora n'ibindi nagombaga gukora. Haciyemo nk'iminsi ine nari ndi mu Gashyeke, uza mu mbonera za munsi uhuriza sinzi ahantu yagiye. Rebeka mbona agize atya ati no, ati ziwini mini God, ngo nizimini wini God. Arambwira ati no, ati wiwi, ati rabati katiyabo, ati ravuze ngo ati imirimo yayiri yerekanye. Aravuga we, hari igihe umuhanuzi akubwira kureba akavuga ati ndagere mu iramite nsanga bihura. Aravuga arangije yigira atya ati kandi kubw'iyo mpamvu ati zemeni control, bishatse kuvuga ngo ibyo yavuze n'umugabo azabikurikirana. Control zemeni. Bwira umuntu kwegereye ngo ni zemeni control. Abarokore haleluya. Ejo bundi nabitekereza ntagira nte, ngiye kumva numva kontorora yabikontoroye. Papa arabikotorora. Nanjye ndi Nyamirambo kuri sitade ndimo musenga mubwira ntuzaza ryari mucunguzi, ngo wime bwa bwami bwawe budashira, uzaza ryari. Numva mfashe mu bitugu, aranyeganyeje arambwira ati barakagira zemenikita yakotaye zo burerefo ditaste mora, ndakuzema abaranzemye none narazemetse. Haleluya, izina ry'Imana yanjye niryubahwe. Uyu munsi wa none turi amahoro. Ngaya mahoro na mahoro meza tangwa na Yesu. Amahoro meza tangwa na Yesu. Aya mahoro tangwa na Yesu. Tangwa na Yesu. Tangwa ni Mana. Tangwa na Yesu. Nyegekeraho umuryango. Itegeko ribonetse muri uru rusengero riravuga ngo reba umuntu wishimiye muri uru rusengero, uba ari usanga umuhobera. Reba umuntu wishimiye umusanga, umubwire ngo nkwifurije amahoro atangwa n'Imana. Wimurekura mugumane mwe muri kumwe, wimurekura.